turakwishimiye cyane mama, Imana iguha umugisha. Amen. Serija we kugenda we gume hawe. Amen. Abafotora Mumukomera amashyi kuko mama warakoze guhagarara, warakoze kutubera intangarugero. Warakoze guhagarara ko twese tuhagaze uyu munsi kubera tukureba. hano mami wabenshi amafoto. Wow. No kuririmba nabonaga ari umuntu mwiza ku isi, n'ubu niko bikimeze kandi ufite abana beza cyane. Shimeshi Bishop wamushyikirize impano, mwifate Diana na afateho. Diana afata kuri iyo mpano hanyuma bafotora. Mbega kwibukwa n'Imana. Indirimbo ze zose harimo gushima. Hari n'iyindi nshyashya aherutse gusohora yitwa Intwari Batinya, nayo irimo gushima gusa. Rero dushimiye Imana ko iyo mpano ya Nick rwose arimo arabikurikirana, wenda ubu ngubu azabibona kandi turi in touch, tuzakomeza kumenyesha ukuntu turimo kumushimira. Rebecca yaririmbye izo ndirimbo, Imana imuhe umugisha. Rebecca turagukunda cyane. Rebecca ntabwo wibagiranye na gato. Amen. Imana idukoreye ibikomeye imbere yacu twese tukureba. Turavuze ngo thank you Rebecca, warakoze. Ni musaza wanjye witwa Vincent Mpaka. Wow. Sabe aze. Vincent warakoze. Niwe nkurikira. Vincent, thank you so much. Warakoze gusponsoringa indirimbo. Niryo gushimira Diana kuba ampesheje icyubahiro, ampaye present imbere ya worship, more worship ministry n'abandi. Murakoze cyane. Korali Hoziyana ya ADPR Nyarugenge yantumye ngo nyakirire irishimwe. Ni imwe mu makorali nyine yabayeho mbere, yatangiye umurimo w'Imana mu myaka ya kera. Rero bagize impamvu nyinshi kubera umuhango itoro rya ADPR riri gutegura ku munsi w'ejo gusengera ubuyobozi bukuru. Babirimo cyane Memu na Betania, ngira ngo babimpere rimwe kuko nabo ninge batumye kugira ngo mvire hano rimwe. Imana ishimwe. Turagushimiye cyane kutubera intumwa nziza Jo, Imana iguhereze umugisha mwinshi cyane. Yego. Okay, so turashimira Imana cyane kubw'umugabo bita Amos Kamugisha. Ni umugabo ukomeye cyane, ni umugabo udufasha, ni umugabo umfasha, ni umugabo unshyigikira. Iyo atanshyigikira ntago nakabaye ndi hano, ntago nakabaye mbiko